juste pour souligner cela, babandi bose bari kwa Kadafi babamanuye iwacu mu nzu, niho babiciye, babahagira isibaniro. Sinzi impamvu bahise mu rugo rw'iwacu, ariko niho babajyanye. Tugeze kuri CHK twihute, nibaza ko ibintu bibi cyane nabivivye kuri CHK kurenza ni Nyamirambo, kubera ko hari urwango rw'abaganga, hari urwango rw'abaforomo, hari urwango rw'abaplanto, buri wese. Donc tu es rien. Ahantu ikigo kigomba kukurokora, gishinzwe kurokora ubuzima bw'abantu, ariko noneho barimo barabasonga. Turahabaye, twebwe nta droit yo kuvurwa twe dufite, twabaga no munsi y'ibitanda by'abandi, kuko nta tutsise wowe urajya uratwara umwanya w'abandi ku gitanda. Ubwo twabaga munsi y'ibitanda. Ngiye kumva ikintu numvishe riri urusaku rukomeye, urusaku rwinshi cyane, kumbi baturasha. Noneho ntago byari kure, ni twebwe barasha, ariko ntubimenye iyo byakubayeho. Numva urusaku rwinshi cyane cyane ruri ruziba amatwi. Noneho nishiguka turi hasi, ubwo ngewe naraho nkaha ba mama, ngiye kumva numva cyo koze, numva ijwi rya mukuru wanjye rya Mutoni ririmo riravuga ngo hashize akanya numva riracecetse. Ubwo se ubwo Mutoni arapfuye? Ariko nyine tu es dans le mode de survie. Ni nk'igipirizo kiba kirishiramo umwuka. Ndavuga ni Mutoni arapfuye. Noneho ngewe nshaka guhaguruka, ndavuga ni oya, kuko bararashe vuba vuba, ariko bafite akazi kenshi, bari busy, bagiye n'ahandi. Ndavuga ntubwo bagiye, reka nanjye mpaguruke. Poso nshatse guhaguruka biranga, ndavuga se bite byanjye. None nkabona abantu nk'umunani baryamyeho, hari mukuru wanjye uraho, hari la voisine twitaga mukecuru yitwaga Angelique, araho nawe araryamye, ariko se uko badahaguruka ngo tugende. Ndimo ndashaka guhaguruka biranga, riringiye kubona mbona amaguru yanjye yose yuzuye amaraso, mbona ipantaro nayo nambaye iriho amaraso n'inyama. Noneho nagira nkabona au fait la chair yanzange nkazibona gutya. Ndavuga se kuki nshaka guhaguruka bikanga, byari bigishyushye, imvura iragwa mu byondo. Noneho inyota itangira kunyica. Rero ndi hanze, abantu bararambara yaho, abo twari turi kumwe, nsigaye njyenyine ari giye wicaye. Nshatse guhaguruka biranga. Ndavuga nti hoya ni Mutoni we yapfuye, ngiye kuri mukecuru donc Angelique, nkamukomanga, mukecuru byuka tugende, bagiye. Aposo nkamubona mu maso, nkabona ko andeba, ariko namuvugisha akanyihorera. Ngiye icyo gihe nibwo ntabwo nari nzi umuntu wapfuye uko abameze, nkabona arimo aranyihorera exprès. Ndashima n'umushumba cyane kuri iyi platform muba mwaduhaye yo kuvuga amateka yacu, yo kwifatanya n'igihugu muri rusange, tukibuka amateka yacu y'ukuri, ntabwo ari ayo duhimba. Ibimenyetso birahari, ba Gisa barahari, ba Papa Trace barahari, ba Mama Françoise barahari, Sara arahari, nanjye ndahari. Nakunze cyane ukuntu umushumba yabivuze ngo ibi ntabwo ari ibintu bigiye kuba n'ikiganiro. Rero ndabashimira cyane Aposo kutwumva, kudushyiriraho iyi platform. Yego ni twebwe twaserukiye abandi, ariko hari n'abandi benshi bafite ubuhamya bwabo. Riri wenda ngarutse gato ku kibazo mumbajije,
ko nakize se nakize iki abadukurikiye wenda wowe hari ibyo uzimo gake ariko abadukurikiye wenda bambonye bwa mbere bakwibaza ati suriya aje pa procuration y'undi muntu wamutumye nagira ngo nimba mubinyemereye nce gatoya mu mateka yanjye hanyuma mwumva impamvu niyo healing yajije kuvura iki babivuze nitwa Sylvie Muyango Mukayiranga nanjye navukiye i Kigali navukiye hano ruguru mu Kiyovu umuryango wanjye twari nakuze mbona mama musaza wanjye mukuru w'imfura na mukuru wanjye nta papa uhari kuko bari baratubwiye ngo papa yagiye mu ijuru jewe yapfuye mfite amezi 8 ntago nigize mumenya nyuma turakura tubaho icyo koze kubera ko twabaga mu mazu ya leta ubwo ntarinze kujya muri byinshi papa wanjye yakoreye igihugu mu buryo bugoranye ariko aragikorera yarahunze agaruka ku ngufu kwake bari baranze nyine ko bamwe mu batutsi bize bagaruka mu gihugu ariko arafonsa aragaruka mu gihugu bamwimakazi kandi apparemment yari umunyabwenge cyane ashobora kugira umusanzu ukomeye atanga ku gihugu ariko kubera icyo yari icyo baramukumira kubw'ubuntu bw'Imana za kubona akazi niko gutura mu Kiyovu mwumva nyine mu mazu ya leta nyuma ariko yaje gupfa nyine turi bato cyane na mama akiri muto cyane biba ngombwa ko twimukira i Nyamirambo aho ngiye gusimbuka gato ariko ndahagaruka nta myaka nk'itanu ishize menye yuko ntabwo yarwaye bisanzwe buryo barabihishaga ariko yarwaye nyine ngo kanseri ariko apahama baramuroze ubuyobozi bwari icyo gihe baramuroze none akagenda apfa amungwa gahoro gahoro ngaruke ubwo nagira ngo tuvuge ku mateka kuko tuvuga batinda kujya kumuvuza ubwo nyine kugira ngo umuti uze gukora neza bamwohereza mu Bubiligi bya Nyirarureshwa kwivuza ariko iyo bavuze amateka y'Ababiligi mama yabimbwiye dernièrement ça fait même pas 4 ou 5 ans ngo papa yageze yararembye cyane kandi yari umuntu w'umujeya yaramunzwe mbega kubera sinzi ibyo babahaga umenya ari amaside cyangwa ibintu byo mu nda bikagenda bishonga pore pore ariko bakabyita ko ari kanseri ageze mu Bubiligi Ababiligi ngo bamubonye kuri hôpital ya Gang barababwira ngo ntabwo tuzura abantu hano ngo twebwe turavura icyo kintu cyarambabaje nti ese burya papa wacu yapfuye atari urw'ikirago gusa nyine byari intentionnel nako karambabaza ubwo ndagira ngo tuze kukabika nze kukubwira ukuntu urugendo rwo gukira n'ibyo ngibyo turi abana numva birambabaje Ababiligi kubera iki babwiye papa wanjye gutya numva ça fait même pas 5 ans mbimenye tugarutse rero i Rwanda ubwo nyine yarapfuye baramuhamba birarangira natwe twimukira i Nyamirambo kukivugiza kubera ko nyine mama yagombaga kuva mu nzu ya leta turahakurira ndi kuhiga primaire kukivugiza n'abakuru banjye tuturiranye rezuma burya muri kariya gace habaga ubwoko bw'abatutsi benshi si benshi cyane ariko bari hamwe n'inka za Nyamata n'ahandi na Mumena noneho tukabona turabanye nyine ni nka famiye hari ahantu hari hameze nka famiye
bigera muri 90, reka ngere muri 90. Urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye, ubwo twakuze turabana bakina bisanzwe, hari abaturanyi b'ubwoko bwose, nta kintu wa mwana Sylvie afite abona kidasanzwe. Ariko rya kinamico rya du 4 au 5 octobre 90, amasasa arara avuza ubuhuha muri Kigali. Ubwoba bwa mbere bwinjiye burya kiriya gihe kuri twebwe bari i Kigali. Amasasa aravuga, mu gitondo twumva nyine ngo abantu bitwa inkotanyi bateye, ntituzi aho biva naho bijya. Mu rugo iwacu ntibajyaga bavuga ubwoko, twabanaga n'abantu bose, d'ailleurs n'ubu ngubu tubana n'abantu bose. Ariko tugiye ku ishuri hamaze nk'iminsi 2 nyine, ngira ngo twasubiye ku ishuri nka Lodis cyangwa se Lowit gutyo muri 90. Ngeze ku ishuri mbona amasura yahindutse y'abana twiganaga, les camarades de classe. Mbona umwana twakinaga yarakaye, yabishe, atabatutsi nibajya haba Abahutu nibajya. Nose nibaza se harya ngiye ndiki, sinari nzi n'ubwoko bwanjye icyo gihe mu 90. Mbona yuko ibintu byatangiye guhinduka. Buriya ryari ikinamico ko nabitekerejeho uko umuntu agenda akura, agenda abishyira ibintu ku murongo. Se nimba amasaso yaraye avuga kuki nta bintu byasenyutse kirya gihe. Byari ikinamico kugira ngo babonereho uko batangira gutoteza mu buryo bweruye Abatutsi. Kuko nta arya masaso nta kintu yangije mu muki, ariko yaraye avuga. Nukuvuga ngo hari purpose derrière yo kuyavuza. Abatutsi batangira rero gutotezwa, bamwe na bamwe bo muri quartier barabafunga, abasore n'abamama. Mama wacu ntago bamujyanye, ariko mwumve iyo periode ya 90 kugera 94 yari periode iri très hostile. Icyoba cyakindi Saha yavugaga ndacyumva, hari n'igihe wumva wanagishushanyo ukakibona, aho umwana abakeneye affection, abakeneye compassion y'abantu bakuru, ariko hari icyo kirere kiremereye cy'icyoba bahora bavuga ngo turabatema, turabica. Ukajya ku ishuri ariko utazi, uvuga uti ejo bazatema. Mbega ni uguhora witeguye urupfu, no guhora kuri menace ihoraho. Icyo kintu ibintu byica enfance, ya innocence y'umwana iba iramungwa, iba avorté, ukaba umwana ariko utari umwana, uhorana ubwoba. Trauma itangirira, yego, itangiriraho, ariko nyine ukabirenzaho. Noneho tugere muri 94 mu Rosette. Urumva icyo ni igihe kirekire, imyaka 4 y'ubwoba, y'ubwoba buvanzemo n'ipfunwe, kuko noneho batangiye kubyerura. Reba kuntu kameze, nagashyondori, icyo kikakubabaza. Bakakubwira waca mu nzira mu muhanda, karakanere kuntu gasa, nagashyondori. Reba ayo menyo, reba iryo josi, reba akajosi, mbega bakagenda bakudenigra. Wumve ko niyo yama 10 étapes préliminaires ya génocide préparatoire. Tujye tubivuga n'ukuri aposo, kuko ntago tuvuga ukuri koko ngo muzamenye ukuri kuzababatura, ntibagice hejuru. Nukubanza kukudenatura ziriya etape zose kugera ubu turi ku ya 10 ya négationnisme. Ariko haba habanjeho ibyo byose yo kugira ubusa, buri akantu, buri iki, buri inzoka, nkuko Papa Medali yabivugaga. Buri agashyondori, reba ukuntu kameze, ijosi. Ubwo barimo barakreya trauma ariko ivanze na complexe. Ukumva ntukwiye, uri umuntu ariko utuzuye nk'abandi, udakwiye, urasa nabi. Niyo message baba bakoherereza, wowe ntukwiye. Kugeza igihe noneho
bagendeye noneho bashyira mu bikorwa ubwicanyi. Roseti rero Rosisi indege iragwa, Roseti tubyuka twumva ngo indege ya Habyarimana yaguye. Amasaso nabwo yarayavuga cyane. Nari kumwe na mama na mukuru wanjye, noneho ubwoba mukuru wanjye twarararanaga, noneho ariko afite ubwoba bwinshi cyane. Yari muremure w'umujeyante, ariko araratitira ku buryo numvaga n'igitanda cy'ikijegero. Ariko hari ukuntu hari ingendo relativiza nkavuga reka ntacyo tuba. Nuko noneho mu gitondo amasasu twumviraga kure nijoro, twumva arimo aragenda twegera, yegera i Nyamirambo, kugeza igihe vers 11h le 7 avril noneho araza twumva neza ari kumanuka kuri stade. Mama ahita atubwira ati twese twirukankire ku muturanyi twari duturanye kwa famille yitwa Sebakungu, kwa tante Space wa undi wigize kuza hano wo muri Swiss. Turagenda, ubwo yari famille yabo natwe n'iyindi famille Mugemana. Buriya hari ukuntu muri uku kwibuka gushyiraho amazina, hari ukuntu niko nsigaye numva tubaha agaciro, tutabavuga ngo babandi ngo babe abstrait. N'abantu babayeho, n'amazina yabayeho, tubivuge tuzi aho batuye. Rero nabyo biri muri ya healing, ntangiye kubivuga vuba. Nuko tujyayo, twese twirundirayo, abantu batatanye, twari nk'abantu nka 10. Ngiye kumva ubwo baratubwiye ati mwirukanse munsi y'ibitanda. Mukuru wanjye Mutoni n'abandi twari turi kumwe, bari abakobwa bakurebare babyibushye, bajya munsi y'ibitanda, ariko ukuntu bari binanirwa kwinjira. Noneho nkajya mblaga nti sinababwiye ngiyewe ubu ngiye kwihengekayo mpite ngerayo, tukagira ngo ni imikino. Noneho hadateye nka kabiri ngiye kumva numva ya masasa araje, mbona un voisin, urabona umwana mutoya uburushyiramo n'akantu ko kubagana, ndungurukira mu idirishya mbona Mbaraga afite igipapuro cy'umweru, ari kumwe n'abasirikare, abahita batungira agatoki aho twari turi. Baraza baroblije nyine ko dusohoka, bati musohoke ibyanyu byamenyekanye, muri Nyenzi n'iki, ngo holeme. Babakobwa bose natwe twese turasohoka, dusohoka munsi y'ibitanda. Bavuga holeme, mbona Mutoni ma grande sœur yarazi yumvaga icyo bivuga. Mbona ashyize amaboko hejuru, ni holeme harya burya bivuga Léon en l'air. Napo nti muri filime iyo bamanitse amaboko umuntu ntibamurasa. Muri ngiye mpita mvuga nti ubwo ngubwo bagiye kutubabarira, badushyira mu gikari. Ngiye kumva ikintu numvishe riri urusaku rukomeye, urusaku rwinshi cyane, kumbi baturasha. Noneho ntago byari kure, ni twebwe barasha, ariko ntubimenye iyo byakubayeho. Numva urusaku rwinshi cyane cyane ruri ruziba amatwi. Noneho nishiguka turi hasi, ubwo ngiye naraho nkaha ba mama. Ngiye kumva numva cyo koze, numva ijwi rya mukuru wanjye rya Mutoni ririmo riravuga ngo hashize akanya numva riracecetse. Ubwo se ubwo Mutoni arapfuye? Ariko nyine tu es dans le mode de survie. Ni nk'igipirizo kiba kirishiramo umwuka. Ndavuga ni Mutoni arapfuye. Noneho ngewe nshaka guhaguruka, ndavuga ni oya, kuko bararashe vuba vuba, ariko bafite akazi kenshi, bari busy, bagiye n'ahandi.
ndavuga ntubwo bagiye reka nanjye mpaguruke. Aposo nshatse guhaguruka biranga, ndavuga se bite byanjye. None nkabona abantu nk'umunani baryamyeho, hari mukuru wanjye uraho, hari la voisine twitaga mukecuru yitwaga Angelique, araho nawe araryamye, ariko si uko badahaguruka ngo tugende. Ndimo ndashaka guhaguruka biranga, riringiye kubona mbona amaguru yanjye yose yuzuye amaraso, mbona ipantaro nayo nambaye iriho amaraso n'inyama, noneho nagira nkabona au fait la chair yanzange nkazibona gutya. Ndavuga se kuki nshaka guhaguruka bikanga, byari bigishyushye, imvura iragwa mu byondo, noneho inyota itangira kunyica. Rero ndi hanze abantu bararambaraye aho, abo twari turi kumwe, nsigaye njyenyine ari gihe wicaye, nshatse guhaguruka biranga. Ndavuga nti hoya ni Mutoni we yapfuye, ngiye kuri mukecuru donc Angelique, nkamukomanga, mukecuru byuka tugende, bagiye. Aposo nkamubona mu maso, nkabona ko andeba, ariko namuvugisha akanyihorera. Ngiyeyo icyo gihe nibwo ntabwo nari nzi umuntu wapfuye uko abameze, nkabona arimo aranyihorera exprès. Ndavuga uyu nawe arimo aranga kunyitaba. Ndavuga nti ngiye gushaka uburyo bwose ngera mu nzu, ndikurura mu byondo n'ikisusu, kubera ko noneho sinkibasha kugenda, akaguru kabaye tourne gutya, aka k'ibumoso, igufa ryari ryavunitse, bandasha ofete amaguru yombi, ariko akaguru k'ibumoso femur gauche niyo yabaye fracture, nicyo gituma ntabashaga kugenda guhaguruka. Nikuruza n'igisusu kugera mu nzu, ariko none inyota itangiye kunyica kubera hemorrhage. Ngeze mu nzu kubw'ubuntu bw'Imana, mbona papa wo muri urwo rugo we yari yihishe mu cyumba cy'abaparents kiri un peu éloigné, asohotsemo ntibari bamubonye. Ndafite inyota cyane, ariko yataye umutwe, arabona mu rugo rwe huzuye imirambo n'umusaza mukuru, noneho nako kana ntazi icyo agiye kugakorera. Abankubise, murabizi mu Banyarwanda icyayi gishyushye gihora mu kabati, abankubise icyayi gishyushye ku munwa cya mukaru, ndakigotomera kubera inyota. Aho ngaho rero ndagira ngo nshime Imana, aho niho ikiganza cy'Uwiteka cyandamiye. Nabimenye imyaka 18 ishize yuko muri mukaru harimo substance anti-hémorragie. Mu buri bwa bujiji no guhubangana, Imana yakoresheje icyo kintu, aho kugira ngo barambwiye abaganga ngiye bampa amazi, nari guhita nshiramo amaraso, ariko kumpa mukaru nubwo yantwitse ibyakase hémorragie. Ubwo twinjira mu nzu, ubwo urumva ni birebire, vers 17h ubwo turi Rosette, vers 17h ngiye kubona mbona mama Sylvia yarabyutse, yaraje, we bamurashe mu mutwe no ku rutugu, ubwo yagumye muri koma ayo masaha yose. Simbonye mama wanjye, induru nyihe umunwa, mama bandashe, mama bimeze, umwana ubonye nyina nyine bihita bimbabaza kurenzaho. Ndatangira ndarira, ntubu rero ati yataye umutwe n'iki. Noneho ubwo abahise bapfa ako kanya ni 3. Twihute aho ngaho narababaye cyane riri cyane, fracture agatsindwa n'Imana. Narababaye cyane nkajya mbona akaguru kagenda kabyimba, sinzi n'ububabare bukomeye. Noneho kandi uri umwana, kandi noneho uri muri situation itagupermeta kurira, kandi uri kubabara. Nuko kubw'ubuntu bw'Imana aho ngaho tuhamara iminsi 4 hari le 12 abantu bamwe bakivugiza twari bari bataratangira kubica,
bose bajya kwa Kadafi, abamumena bakivugiza na Nyakabanda bose birunze kwa Kadafi hariya kuri mosque. Baranterura rero na mama tujyayo. Le lendemain, je pense le lendemain niho twavuye kwa Kadafi, bahamagaye Croix Rouge ngo tujyane muri CHK. Ubwo dusize impunzi zimwe za Kivugiza, abo bose kwa Kadafi. Twebwe na mama n'undi mupapa wo muri quartier batujyana muri CHK. Iyo ni indi episode ya CHK. Ariko ubwo juste pour souligner cela, babandi bose bari kwa Kadafi babamanuye iwacu mu nzu, niho babiciye, babahagira isibaniro. Sinzi impamvu bahise mu rugo rw'iwacu, ariko niho babajyanye. Tugeze kuri CHK twihute, nibaza ko ibintu bibi cyane nabivivye kuri CHK kurenza ni Nyamirambo, kubera ko hari urwango rw'abaganga, hari urwango rw'abaforomo, hari urwango rw'abaplanto, buri wese. Donc tu es rien. Ahantu ikigo kigomba kukurokora, gishinzwe kurokora ubuzima bw'abantu, ariko noneho barimo barabasonga. Turahabaye, twebwe nta droit yo kuvurwa twari dufite, twabaga no munsi y'ibitanda by'abandi. Kuko nta tutsise, wowe urajya uratwara umwanya w'abandi ku gitanda. Ubwo twabaga munsi y'ibitanda. Ubabare bakaguha nka dakin nka rimwe mu byumweru 2, nabwo kubw'imbabazi. Ntangira rero kumenya gusenga jewe, ni Mana rero nari umwana, kandi ni iyi dakin iba ari dakin ivuye mu ijuru rwose, nkayisengera aho izazira ngo izazikora ibitangaza. Nukuri yakoze ibitangaza kuko abakomeretse nkanjye bo babaciye amaguru. Ariko ndashima Imana yanyigisha no gusenga ntarayimenya. Tubayaho, ariko abantu bahigwa, abantu baza kumenya noneho umuryango mvamo wo kwa papa. Uri umututsi, bakurashe ntiwapfa. Ariko noneho urumva amakuru yakomezaga asirikira, n'abantu bakoranye na papa n'abantu bazi bene wacu bamenya noneho ko hariho umudamu wa Muyango n'akana kasigaye. Bati ubu noneho duhagarika ibindi, aba nibo focus yacu. CHK yose, umva, CHK yose ishaka abantu baba babiri. Mudamu witwa Maria ufite akana kitwa Sylvia, bavuye ku Kivugiza. Umuntu witwaga uwo muntu ngo bamwitaga Ndera, umusirikare, kugira ngo yari nka kaporari cyangwa iki, ariko wayogoje aho ngaho nyine. Ntabwo yari kapiteni, yari ariko yanze yaperereje, aramenya Muyango ninde, Muyango nuko Aposo bamara nka 3 jours baza baducaho. Bigeze aho numva jewe iyo torture ndayirambiwe. Mama yahoraga atitira munsi y'uburiri, munsi y'igitanda. Ndamubwira mama, twasenze ngewe ntago bakomeza kumpamagara, niyumva ko ari jewe ngo nceceka. Rimwe uwo musirikare acaho n'ikibotine, mufata akaguru, ntingewe Sylvie Muyango. Nayobewe iyo ubwo bushizi bw'amanga aho bwavaga, ariko ni Yesu. Ninjye yatukurwaje ari hehe, dore nguriya. Nagira kiragamo no guseka, dore nguriya aho aryamye munsi y'uburiri, munsi y'uburiri bw'abandi. Bien sûr mama ntivayo baragushaka rega, kandi ndi ka maskini karyamye hasi gasekeje. Nuko ati baramujyana, baramubaza, umugabo wawe turamuzi, bene wabo turabazi. Ubwo baduhoraga yuko un de mes oncles yari ayoboye urugamba rwo kubohora igihugu. Noneho
biba icyaha gikomeye kirenze. Kamera zose zari zituriho, noneho tubura aho dukwirwa. Ndongera ndasenga riri nayo biba ahantu ukuntu Umwuka Wera arakabyara, azi kwinspira n'abantu tutaranamumenya. Ndasenga iryo joro akana muri iyo sare hari akana karaye karira. Noneho ndavuga Imana, ngewe ndi mukuru mo gake, ariko amarira y'aka kana umenye ko ari aya Sylvie. Ndagira ngo amarira ye agukoreho mu ijuru aho uri. Ni ukuri iryo joro, iryo joro inkotanyi zaraye zirasa muri ka Kigali, biba ngombwa ko na CHK iba evacuwe. Noneho n'aba bandi batwirukankagaho bashaka guhunga vuba vuba bakiza amagara yabo ngo bajye Igitarama. Natwe rero tuba tweshapye gutyo icyo gihe, tuza kugera muri Seyiseri. Ubwo ngubwo n'iyindi episode Seyiseri, icyo abazungu babanza kwanga kutwakira, banga kutwakira, ngo huzuye. Nge hariya kuri La Gardienne neza hari akantu k'akaringoti, yego. Noneho nuko noneho ababashije kwinjira muri Seyiseri barinjira. Nge na mama dusigara hanze mu bitaka, Katyusha zitunyura hejuru. Abazungu bimaze guhosha, abazungu bo muri Seyiseri nyine baraza, batabakomeretse n'ibandi bavuga Igifaransa. Nti mama ntegerayo ndavuga icyo nize cyose, ngiye kugipanga neza. Habanza verbe, habanza sujet, hagakurikiraho verbe, hagakurikiraho complement. Ntiharya Mana yanjye we, ndakishakisha ndagikurura ahantu apoze cyari kidahari, ariko nagishakisha icyo nari narize. Moi on m'a tiré dessus et j'ai été fracturé à la jambe gauche. Amuzungu aranyumva da, ati wowe bakwinjiza kubera Igifaransa. Nti mama nti hanyuma se wowe ko ntakivuze, ni nakazi kawe. Ariko ubwo nagira ngo no mu bikomeye tunasekemo, tunasekemo nukuri fa mu nyumve iwo ni jewe. Yego, nuko baba baranyijije da, kiba kirandoko cya kirimi. Badushyize mu matante na mama, ariko mama we ko yabashaka kugenda, bo baryama munsi y'ibikamyo. Ubwo tuba turatandukanyeho gato. Muri iyo tante rero ya Seyiseri, ubwo noneho twari à l'exposé de tous les éclats z'amasasu, ibintu byose. Nza kwahurira n'umuvandimwe uzi Yesu, atwigisha Yesu, atubwira Yesu, nkunda Yesu, nkunda Yesu. Akajya amuvuga nkumva ndabikunze. Agenda burya tujye tuvuga Yesu twamenye ni imbuto itabora. Yarababaye cyane, ariko yari afite ubuzima muri we. Nuko noneho birarangira, tuza haza kubaho iyindi episode yo kujya muri Faisal, muri zone y'inkotanyi. Baratwakira, turarokoka, batubwira neza. Ubuzima butangira ubwo ni nyuma ya Jenoside. Ubuzima butangira kugaruka, ariko ubwo ngewe nagendaga kuri Bekiye. Namaze imyaka 2 ngenda kuri Bekiye nivuza. 1995 njya kwivuza mu Busuwisi, baramvura. Imana ibaha umugisha na tante Espèce. 1997 ndagaruka mu Rwanda. Ubwo wa muntu arababara inyuma, ariko ntazi ko imbere naho yakomeretse. 1997 ndagaruka ndiga i Rwanda gato. 1999 njya kwiga muri Canada. Ngezeyo n'ubuzima busa donc bwo n'indisi, ariko
ibyo naciyemo nabijyanye nabipakiye nabyo kandi ndi muri societe iri mu zindi realite zabo noneho ibikomere by'imbere bitangira kugenda byimanifesta icyacyoba Sarah yavuze gitangira gufata ampleur muri ngewe ndi umujene ndi umwadolescente ariko mbayeho ubuzima bwiza amezi make ariko de nulle part ukajya kumva nkumva icyoba kirazamutse ni ikintu kikwetufa ni nko kwicara mu mwotsi wananiwe kuvayo cyangwa se ahantu hapfundikiye hari etufa kandi ni muri wowe nta wundi ubizi urajya ku ishuri ugomba guperforma ku ishuri ugomba kubaho mu buzima busanzwe ariko urimo uragendana uruntu cyane rero ubwo ndagira ngo tugere kuri healing icyo cyo ni ibintu biri kukubaho utazi impamvu yabyo uraryamye ufite ubwoba noneho ubuze ibitotsi nabuze ibitotsi mw'abantu umuntu kutaryama biragatsindwa nta cyabaye ariko ibitotsi byanze ni ikintu cyo gutengurwa gusa muri wowe kandi n'umuco wacu tugomba guhora dusa neza agira ibintu ari sawa n'ibite umeze te n'amahoro n'amahoro kandi si amahoro ubwo ndimo ndagira ngo abaza kwiroturuva muri iyi situation baze kubyumva ndabumva hari nabongeye cya gikomere twavugaga gica hejuru n'amahoro n'ukuri no washyizemo otalon wimakiye urakora ufite akazi ariko urarurira ikibabaje ntuzi n'impamvu uri kurira bamwe bati Sylvie ni umutesi nuko ari bucura nuko yigira c'est plus que cela ni cya kintu kirimo kirakonjoka cya gikomere aposo ndashima Imana uko byatangiye kuza narakijijwe naramenye Imana none Imana impisezerano ngo niyo yomora muri Psaume 147 3 948 8 ngo niyo yomora inguma z'imibabaro yabo ngo kandi ngo c'est lui qui redresse ceux qui ont le dos courbé abahetamye ushobora kwambara neza ushobora kwisiga neza ugatwara imodoka nziza ukiga mu mashuri meza ariko uhetamye le dos courbé ariko iryo sezerano ndijyaho ariko nkajya nibaza nabaye iki se ko ntabuze ubwenge ko ntari umwana mubi ko nuzuye umwuka wera ko nkigisha n'ijambo ry'Imana nujujwe n'ukuri ariko nkajya kugira nkumva icyoba nkumva ikintu cy'igihinda kiriya kintu aposo yavuze ngo ressentiment ni uruntu rwa amertume rujya ahantu udashobora kugera ubwo nibaza ko ari nk'igifu nagerageje kukishushanya ni nk'igifuka cyuzuyemo ubwoba agahinda nabyo ababyeyi bagutransmese n'ibyo ubwawe na za douleur z'akaguru physiquement parlant utabashije n'ibyo nabonye n'ibyo numvishe n'ibyo n'iriya odeur iriya odeur nayo iragaruka ndagira ngo bene data badukurikiye n'abandi ibyo bimenyetso nimujya mubyibonaho si icyaha si uko waguye ahubwo ni cya gikomere au fur et à mesure kigenda kiba decompose niko navuga cyangwa se nkuko ukomereka inyuma ukaba wagira infection n'imbere hashobora kuba infection niko kudasinzira niko gufata ibintu trop personnel parfois ugafata ibintu de façon disproportionnelle akantu kikubise hasi agafuniko cyangwa umuntu ashyizeho urugi ariko birashakuje cyane kubera muri wowe harimo rwa rusaku rwa ya masasu rwa ya mafirimbi rwa byagucucitsemo noneho akantu gato bikajya gukoma kuri rutenderi hahandi ibyawe bibitse noneho bikaba byinshi cyane ukaba wabona umuntu utari kuriya gushyiraho urugi gusa kubera iki bimubera ahita dutonganya ariko nibwa bya bindi ubitse noneho
ubwo izindi example wenda zimwe sinazijyamo zose, kurira cyane utazi impamvu, wagira nko muri situation iri stressant wenda nka examen n'iki, ni ibintu bisanzwe, ariko kuri wowe uhise uba down kubera n'ubwoba ariko buje gufeza deborde cyoba cya kindi kituriye muri wowe, none ugasa nkaho attends, c'est pas la fin du monde examen, ariko se gute ugiye gukora examen ukagira ubwoba burengereye, noneho na nyuma kugira ngo uzongere ugaruke rero muri equilibre bisaba imbaraga zikomeye. Icyo ni kimwe. Ubundi imodoka iciyeho, ubwo uri mu mahanga, ndimo ndababwira nka Sylvie, none uri muri Canada, ariko uri muri Aviva, ibyo bintu nta masasa ahari, ntaki umuntu utwaye imodoka cyangwa iki, uturiya muntu ndi inyuma agiye kundasa tu, uyu warandashe ntuza hagiye, nta gahunda mufitanye, ariko kuko wowe wabaye agressé, kuko wowe uzi ko byakubayeho, uhora urwike, uhora uri aposo wicara utegereje kwirwanaho afete ubwoba. Ugiye muri metro, ntabwo n'ubu ngubu nkunda kwicara ahantu mbona umuryango kugira ngo nigikubitarire mbona aho nsohokera, kugira ngo ubone aho usohokera ubanza kwisuganya neza, uti hari hano hari imiryango ingahe, nuriye. Ugiye muri metro, kwa kundi murabizi intebe zireba namuteranya umugongo, muhijosi arigonde, reka muri metro zamara, reka ndicaraho ndebana n'umuntu aze kunyataka, namubonye aranturuka inyuma reka ibaza ubwo buzima urimo uragenda wikanga abantu b'abandi. Izo ni trauma. Ibyo ni bya bindi Yesu agenda abashaka kudukiza, ariko ikintu akakita uko cyitwa. Nibyo donc navuga nko umuntu gukurikiye, najya gufungura urugi ninjiye iwanjye Montreal, nkabanza gucunga hirya no hino, nkashyira urufunguzo nkafungura urugi, ariko vuba kugira ngo abinyuma mpite mbafukingirana. Nta muntu mfitanye nawe gahunda n'ukuri yo kunyirukankana, yo kunyica, ariko ni bwa bwoba, ni cya kintu cyakubayemo kubw'ubuntu bw'Imana. Sylvino, ikintu cya trust cya confiance mu bantu, nk'ubabona nk'umuntu agiye guhinduka tumwikuraho vuba, muri ibyo nyine by'ibikomere, icyo kwizera abantu ntikiba gisa nk'icyapfuye, kiba cyarapfuye, ariko umenya hari nabonye birimo biragenda bigaruka ngewe kuri ubu cyane ubwo nagarutse i Rwanda, surtout no muri aya mavuta niko nabivuga, honnêtement parlant, usanga hari urukundo ruri authentique. Umuntu aguteza amatwi ashaka kumva vraiment, avalorije histoire yawe. Buriya bene data abanyarwanda bene wacu tujye dutanga écoute attentive, naho wenda utari kubyumva cyane wigirishe nkaho uri kubyumva, umubwira oui je comprends, ndakumva. Icyo wende gusa kiranamukiza, aho kugira ngo umubwire ibyawe ubone nta kwitayeho, yibere muri telefone. Niko byagenze. Attends, je suis en train de te parler de ma propre histoire qui est dramatique, qui est triste, none wowe urimo urayifobya. Je préfère none yewe rero buriya mpitamo abo tubiganira, mbona bamfitiye umwanya, mbona bamfitiye iryo bambe, kuko twabuze ibambe aposo, twabuze compassion. Aho ubabaye, ubundi iyo umuntu ababaye arahozwa. Rero hari igihe ubabara nyine ntagire ukwitaho, no ni bitoya cyangwa ntavalorize
ya dureri yawe. Apostle yabivuzeho kare ngo hari igihe abantu bagira ngo urigirisha, kandi la douleur est singulière. Navuga ngenekereje mu Kinyarwanda, ububabare ni gatozi. Dushobora guca mu bintu bimwe, ariko wowe bikakugeraho ampleur itandukanye n'iyanjye. Muri rya bambe Kristo atufitiye, muri rya bambe umushumba ajya gukomeza kutwereka, reka njye kure, muri rya bambe n'ubuyobozi butwereka, tugerageze natwe kumva abandi, tugerageze no kubatega amatwi no kugukora. Uzi ko no kudukoraho Apostle c'était on était comme n'ibintu bidakorwaho, n'ibintu mais le toucher est guérissant. Kugukoraho, kukubwira ririya bambe ntago bisaba birebire, bisaba compassion ya Kristo, ariko n'iy'umuco wacu mwiza. Reka mpine gato, byageze igihe simbuza ubwenge, mfite akazi keza, narize nakora, ariko igikomere kimbere igikomere. Nkajya mara amezi ndi muri congé de maladie, noneho nkicara ngenda Sylvia, urayoberanya, ubu se wowe ubayeho ute? Ndi umukristo, nsoma Bibiliya, ndigisha, ibi ni ibiki biri kumbaho? Hari igihe Apostle yabivuze ngo dutandukanye ubukristo, agakiza na healing ni processus ebyiri zitandukanye. Kandi Imana ishimwe cyane ririya jambo mwahereho ngo umukobwa wanjye ngo kubera iki gikomere cye kidakira, kiri profonde, kiri profonde, kandi isi ngo is deep as the sea, ngo ni kirekire nk'inyanja. Noneho ngiye nkumva nshaka guhita nyira vuba nikomereze gahunda z'ubuzima, ariko Kristo atereka ko hariho aho bagarukiye. Noneho arambwira ati reka noneho dukombine bibiri, iby'agakiza, kuko nemera ijambo ry'Imana ni umuti pe, ariko kore na therapy. Yewe ngewe Sylvia, ngiye gukonsulta mbwira abantu rero, nubwo kubera yuko ubwo ndagira ngo ntinyure n'abandi. Bamwe bajya bibaza ko kugira umuterapiste ari nko kugwara mu mutwe yego. Aho hantu bene data subusazi. None se iyo urwaye iryinyo ujya kwa dentiste, kandi uri umukristo wuzuye Mwuka Wera. None se iyo warwaye diabete ntibagushyira ntago waguye rwose. Ahubwo twibuke neza ko tugizwe n'ibice bitatu, esprit, âme et corps. Ariko biriya bintu byose muri âme niho cya gisebe kiri, ni cya gisebe kiri muri kandi uravugwa mu ijambo ry'Imana, nubwo rikora hose, ariko uri kuvugwa muri esprit gusa, ariko âme ubugingo hirengagijwe. Urashaka ko buhita bukira vuba. Rero Apostle yanabivuzeho ngo hari igihe aho kumva umuntu uhita umusohorera ibyanditswe biravura pe à 100%, ariko hariho structure, hariho amahame Imana yakizeho, kuganirizwa, ijambo ryiza, kwitabwaho. Ibyo byose birigenda bikagera kuri cya gikomere cyo muri âme. Noneho nza gutera intambwe yo kujya ndatsindwa ofete, naratsinzwe. Twemere dutsindwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo l'humilité précède la gloire. Nshyira kuzura Mwuka Wera gato ku ruhande, nshyirwa ko abantu bazamenya ko nagiye kwa psychologue. Abazabyumva bazagira ngo iki, kuko muri context yanjye nk'umunyarwandakazi, umuntu ajya kwa psychologue yasaze. Nanjye niko nabyumvaga. Ubwo ndagira ngo ntinyure n'abandi. Ntabwo wasaze nese iyo ugiye kwivuza igifu, ubwo uba ndatangira ndagenda ndakontra aba mu psychologue. Wa mbere acyumva story yanjye ati irandengereye kandi ndababaye, ati ntacyo nagukorera, ati ikintu cyitwa genocide ni ikintu gikomeye cyane,
apostle mvayo noneho ndira mvuga nti noneho nta nubwo giye nzanakira apparemment ibyanjye birakomeye cyane mpinduranya nk'abapsikologe nka 4-5 kubw'ubuntu bw'Imana nza kugera ku mukristo turaganira nkumva n'ibyo mu mwuka arabyumva atangira kumbwira ati Sylvie rero ikintu buriya abakristo tujya twibeshyaho turasublima tujya mu mwuka cyane tukarengera tukibagirwa bwa bugingo tukibagirwa ko turegizwe n'ibice bitatu emera Imana mugendane nanjye nzagufasha utangira umbwire aranganiriza angira na traitement iri un peu plus profond yo kujya muri mémoire yo kujya muri subconscient il y a rien de diabolique ni science yarabiprouvé ni traitement yitwa MDR traitement yo kugarura les souvenirs kuri niveau ya mémoire ushobora kwibuka noneho ngenda murakonta buri handi hose naciye tukahatindaho nk'isaha imwe n'igice bya bindi biri muri subconscient bikagaruka kandi iyo bigarutse ni nko gukanda ikibyimba birakubabaza cyane ariko birakiza ngenda mbona noneho ibya bintu ntabashaga no kuvuga nsigaye mbivuga de façon mbona ko mbirebera nka hariya yes ni story yanjye ariko ntibikinkomeretsa ama episode amwe namwe yari yaranshotse rero tugenda tubigarura ngiraho ngera vraiment mu rugendo rwo gukira hamwe cyane cyane n'ijambo ry'Imana umuntu witwa Mwuka Wera arakabyara yaramvuye ni consolateur na nubu iyo nibutse ikintu aposo nambwiye Mwuka Wera ongera ugereyo rata ongera ugereyo hariya naho buriya sinanzi ko hambabaje nubu natashye i Rwanda ngira ngo ndarangije ndacyari muri traitement par exposition mwibuke ko byabaye ndi kure y'u Rwanda ariko iyo uri sur place ni ukuri mbona hari ikintu gikomeye cyane cya guérison kiza kwiyaplika muri twebwe ukibukana na bene wanyu ukibukana na famille abasigaye tukaza hano tukavuga ibi dufite umwanya poso gusubira hantu wagiye ubabarira ukahagera niyo traitement par exposition donc ajya kwiexposa kuri hantu za endroit utinya yewe hari henshi ntangiye kujya ntinyuka kujya ubu ngubu ndabibona rero ko birimo birankiza no kugira uwo nagirira akamaro nkamubwira nanjye byambayeho kandi uzongera usinzire uzongera useke uzongera ikindi kintu ndangirijeho ndashima ubuyobozi bw'igihugu cyacu ibi bintu ibyitaho cyane guérison kwita ku ba rescapé kuvuga amateka yacu uko ari tudahembera umujinya ariko tuyavuga uko ari uko biri mbega bakadushyiraho ino platform abavujwe abarihiwe baduha umwanya wo kwibuka noneho rero kanigarukeho ndangiza kuba ndi mu rwego rw'ubuyobozi aposo c'est une fierté ariko c'est une guérison aussi pour moi nkavuga ni uzi yuko noneho ndimo playing my part nshaka gukora neza aho nabonye ubuyobozi bugambirira gukora nabi aho nabonye ubuyobozi cyangwa se n'abaye victime y'ubuyobozi bubi bucinyagiza abo bakagombye kurengera bakabyigaho umushinga ariko mubyibaza bakabyigaho umushinga marista gakorwa ibintu mu rwego rwo kugira nabi bikaba byaratugejeje kuri aya mateka ibyo rero ntitwabihakana ariko noneho mbona ari nk'ikindi gitego Imana yabatsinze idusigaza
ikaduha agakiza, ikaduha igihugu, ikaduha ubuyobozi, bunatwizera nk'abajene bwo guplayinga our part mu rwego rwo kubaka igihugu. Muzi iyo twagiye mu ntara, nkunda kuvuga cyane kuri ndi umunyarwanda, ariko nkabivuga mu rwego rwo guhesha Imana icyubahiro, guhesha icyubahiro ubuyobozi bwashyizeho iyo gahunda, ariko nkavuga ngiye kwicisha ikibi nkicisha icyiza, maze mbabwire ukuntu turi bamwe, mbabwire ukuntu tugomba gushyira hamwe, mbabwire ukuntu mbega ya mateka ngewe yambabaje ntabazababaza abandi, ntarebye ngo uri umututsi, ntarebye ngo uri umutu, ntarebye iki. Nkumva rero iyo platforme nshobora gukiniramo ni reconnaissance, ndavuga nti ngiye nicaye hariya ahantu hafatirwaga n'ibyemezo n'amategeko yo kutugirira nabi, ngewe ndimo ndasinyura, si je peux dire, nshaka kwandika amateka meza. Rero birashoboka kandi Imana izakomeza idufasha. Murakoze.